Yes, reka twongere tubasuhuze kandi tubahereze ikaze bakunzi ba Macho TV show n'abakunzi ba Machachari official. Tayari twamaze kuba twitereka ahangaha imbere za kamera ndetse na za microphone. Bwana Bemba, makuru ni meza, reka mbasuhuze. Yari iminsi Machachari official bakumbazaga. Nanjye hari abavandimwe bari ku Ntare official bakumbajije, ibuka ariko ejo kuri Anda TV Rwanda nabashije no kugusuhuza, byo ndabyibuka kabisa. Mbwira ati nshobora kuzaba umunsi w'ejo ndi kumwe na Machachari. Ukumva ko aho tubagereza amakuru n'ahantu henshi yagiye atandukanye, ariko abo kuri Machachari ndabashuhuje. Yes kabisa. Ndetse n'abo kuri Macho TV show ndabasuhuje mwese. Yes kabisa. Rero nk'ibisanzwe Bwana Bemba, amakuru yacu yibanda kuri politike, diplomasi ndetse n'umutekano, tukibanda muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko cyane cyane tugasulinya cyangwa se tugaca umurongo kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bwaho. Hakomeje imirwano ikomeye cyane ndetse magingo yangaye iracyakomeje. Umunsi rero Bwana Bemba, nk'ibisanzwe Operation .0 turayigarukaho. Benshi baca mu gikari bakatubaza batese bimeze bite .0 amakuru turi kuhakurura esa mezate. Turaje tubabwire operation ya nyayo ya .0, hanyuma twerekere hariya mu mipitamba bakunze kwita ngo ni mu ndondo z'Ibuvira, werekeza mu cyerekezo cya Uvira, aho amakuru atugeraho atubwira ko nubwo haramukiye imirwano ndetse no muri iki gitondo FCM 23 wa musozi wa Kirungwa bamaze kugeramo nyuma yo gufata mitamba. Turaje rero byose tubigarukeho. Hanyuma muri plane ya Rusizi cyangwa se Ruzizi nkuko babyita, naho nanone hakomeje kumvikana urusaku rw'imbunda, ariko kandi hari operation nakuvanye, ndavuga nta makuru wayakuruye Afande Kabundi. Shaka kuza kugaruka kuri Afande Kabundi. Amakuru aravuga ko Kabundi yaburiwe irengero. Ibi bintu bihagaze bite? Ahanini amakuru yacu agiye kuba yubakiye kuri izo ngingo Bwana Bemba. Nyemerera rero aya makuru nge numvaga twayatangirira kuri General Kabundi. Uyu Kabundi yavuze ate? Twaherukaga abundabundira mu mashyamba, ava hari yajyana na Chiko Chitambwe, wajyana muri première zone de défense. Ako siyo ikorera Kinshasa? Iyi ni ikorera Kinshasa, ya Rosa Kinshasa na Kikwiti na ndumva na Kwiru, igafata na Congo Centrale cyangwa se yindi yahoze ari izo za Matadi yo ngiyo. Niho bari uyu mugabo muri Kinshasa ngo bimeze bite guyaburi urengero? Jewe guha amakuru nyayo, amakuru afatika, amakuru y'ukuri, amakuru rwose atariho ivumbi. Ejo ku munsi w'ejo mu gitondo nahamagawe n'umuntu uri Kinshasa. Namanje nahamagarwa n'umuntu uri muri prison ya Makara. Arambwira ati ngo Bemba, hari amakuru turi kumva yakurikirane, utumenyere koko niba Kabundi ahari koko, niba ibyo bari kuvuga ari ukuri, yaba yafashwe. Bari bafite amakuru ko Kabundi yacekiwe, yafashwe. Ayo niyo makuru bari bafite, kuko ari cya kigo cyitwa niba ari CNC ngo niba ari Conseil National de Super Défense, ngo ni SPEA. Ikigo cyashyizweho na Tshisekedi ngo cyahawe ibikoresho by'ikoranabuhanga ngo kugira ngo bagenzura amatelefone, imibereho ya bamwe mu basirikare cyane cyane ndetse n'abanyapolitike, kugira ngo barebe koko niba baba bari aba infiltre. Ni ukuvuga ngo rero abo nibo baje gutangaza amakuru, bavuga ko bamutumyeho ngo kubera yuko ngo hari amakuru yagendaga asirikira, bavuga yuko General Kabundi ari gukorana n'umutwe wa M23 ndetse na MRDP twirwaneho. Ati ari mu bugambanyi, ari no kujya atanga ubuce bumwe na bumwe. Ayo ni amakuru nakomeje kujya numvishe. Ati ari gutanga amakuru, bamutumaho. Yego, bamaze kumutumaho, ntabwo yabashije kuboneka ngo agiye aho bamutumyaho kuri CNC. Niba ari CNC, niba ari CNS, niba ari ibiki, ibintu nk'ibyo ntabwo yaje kuboneka. Baza gutumaho delegation yavuye kuri DEMIAP. Urabizi ko ari cyo kigo noneho gishinzwe iperereza kabisa bya gisirikare. Bagezeyo basanga Kabundigiri ntaho hari.
baza kumushaka mu mujyi wa Kinshasa aho bari bakeka hose yaba ari ntawe. Baravuga ati se uno mugabo byaba byagenze uti? Amakuru agasohoka bavuga bati Kabundi ashobora kuba yagiye mu ishyamba. Niba muri Kinshasa harimo amashyamba, ishyamba twa fake yakemutse gute? Abandi bakavuga bati Kabundi ashobora kuba yaburiwe irengero agaca muri Brazzaville. Birashoboka n'abaskoti be babuze. Abandi bakongera bakazana andi makuru bakavuga bati Kabundi ashobora kuba yafashwe bakamunyonga. Ubyumva ukuntu bigenda bivugwa. Naje guhamagarwa n'umuntu uri mu mujyi wa Kinshasa unakora mu nzego z'umutekano nyuma. Yego. Arambwira ati ngo yakurikiranye Anda TV. Azi n'umuruba ariko wabaye Masisi, ndetse yaje kuvuga Ikinyarwanda, ndetse yaje no kurongora umukobwa hano bita Rushoti. Rushoti abantu bahazi. Rushoti nanjye ndahazi. Yaje kurongora n'umukobwa w'Irushoti, aramujyana babana i Kinshasa, ariko nawe akora muri Demiape. Kugira ngo abyumve. Arambwira ati numvishe amakuru yawe, arambaza ngo Bemba ayo makuru wayamenye ute? Murabizi ko ashyiraho nimero. Ayo makuru wayamenye ute? Ndamusobanura ndamumbira bati ngo natwe ngo twagiye kumushaka turamubura. Ariko bakavuga ati ngo ari delegation y'abajiyeri yajyanye n'abo bantu bo muri Demiape bajya gushaka Kabundi. Ati birashoboka ko Kabundi bashobora kuba baramubonye bakamunyonga. Ni ibivugwa Kamunyonga, ibyo ni ibivugwa. Ntabwo ndi kubishinga ntabwo ndi kubyemeza, ni ibivugwa. Abandi bakavuga bati Kabundi ashobora kuba yaragambaniwe na Chiko titirere wiwe uriya bita Shiko. Ati bavuga bati kugira ngo kuko byaje gukurikiranwa ngo kugira ngo kuva hano muri Parike Nationale ya Virunga burya bari kumwe muri hahandi bita Onuzara afite na hoteli mu Butu. Rwindi. Ati Kabundi niwe watanze Rwindi cyane, barabivuze. Ati ari n'iyindi centre iri uvuye Rwindi bahita iri ku mazi, iri ku ikiyaga, nayo barayimushinje. Ati niwe Vicumbi. Ari n'indi, ari n'ahandi hasa naho yegereye ku muhanda. Ati niwe watanze, bamushinja Rwindi, bamushinja Vicumbi. Ati n'ibikoresho byose byafatiwe Rwindi, bafatiwe ibikoresho byinshi kuko na General Chiko ubwe yaragiye kwasiga ubuzima yakiziriye Hamana. Ati niwe watanze consigne y'ukuntu ibintu byitwaye. Ayo makuru baragenda barayakusanya. Arangije bongeraho bavuga ko Alimbongo Colonel Wiringoma na Lawrence Kanyuka bakavuga ko na General Colonel Juste ufite koroseni ya W3 03 ufite koroseni ya 03. Ati bageze Alimbongo bahura na Kabundi. Ibyo ni ibintu byagiye bisohoka babivuga. Ati bamaze guhura na Kabundi baraganira, bamaze kuganira Kabundi arababwira ati biraza kumenyekana ko twaganiye, ahubwo reka mvuga ko mwari muri kunyotsa igitutu turi guhangana, atwika imodoka. Yego, imodoka yo gutwikwa aho yaratwitswe ndetse anatwikiramo telefone ze kugira ngo bitaza kugaragara muri ibyo ngibyo ko yavuganye, yarari kuvugana na adversaire. Ati n'ibikoresho bya communication yari afite ku Byombo na Turaya, ati yaje kubihereza abo ngabo kugira ngo bajye babamutaringa. Ibyo nibyo bari kumushinja. Uri kumva ko ibyo bintu ntabwo byoroshye bwana Macacari, ntabwo byoroshye na gatoya. Rero magingo ye rero amakuru agezweho ahari, uyu mugabo twebwe kugeza magingo ya nta information dufite za nyazo zaho yabaherereye, kuko magingo ya n'abari muri Kinshasa barimo baravuga ko bataza aho ari. So twavuga ko se ubwo buriya dushobora kwanzura tuba tu anticiper cyangwa se tuba twihuse twanzuye tukavuga tuti yaba yahunze cyangwa yaba yapfuye cyangwa yaba yafashwe, ariko tuzi neza ko yo yafashwe agafungwa byanga bikuze biramenyekana. Ni umuntu ukomeye, ni generali, ntabwo generali apfa gufatwa cyenyegi ngo abantu babure kubona amakuru. Icyo ni kimwe. Ikindi no kwicwa umuntu nka generali sintekereza ko ashobora gupfa cyenyegi utyo
nk'umuntu ufite n'abamurinda, keretse niba n'abamurinda nabo bose baba bishwe. None se reka nkubaze, nani ntuza ko bagiye kumwicira muri prison, abamurinda yari kumwe nabo nani Masunzu? Ndabyibuka, ndabyibuka hariya muri prison ho bajya babica da. None se bariya bose bavuze ati baramuhamagaye, bagahamagazwa ngwino, wamara kuhagera akajyanwa gusa n'amaescort. Nayo reka nkubwize ukuri, harayabuze amaescort ye, ngo hari amaescort yabuze ya yandi yo yamwegereye. Ibyo rero urukumva ko bidatanga icyizere yuko ahari 100%. Ikindi nacyo wenda dushobora kuvuga biriya by'ifatwa ry'abantu hara mu mujyi wa Kinshasa, si bakabundi gusa, si kabundi gusa byaba bibayeho. Hari n'abandi bagabo cyane cyane bo muri FCC yo kwa Kabila bajya bajyanwa, ba Emmanuel Ramazani Shadari wabonye ko bamufunze ndetse n'umuryango ukayoberwa aho bamujyanye. Yarabonetse bundi byageze byaraboneka, arahari ni muzima, ariko ndetse n'uwitwa Obeminaku. So ira systeme yo kushimuta abantu muri Kinshasa yo irahari, ariko ni benshi bamaze gushimuta cyane. Ziko hari indi mibare n'ubundi nongeye kubona nawe yari yarashimuswe n'ubundi. Systeme yo irahari. N'uriya nani General Eric Ruhorimbere nawe yari yarashimuswe, yes, amara ibyumweru hafi 2 batazi ngo ari no mu reporte dispari. Umuryango waramushaka, nyuma niho yaje kongera kuboneka. Ibya Kabundi nabyo se tuvuga ngo dutegereze, wenda turaza kumenya amakuru, bihanga amaso cyane cyane ko hariya tuhafite imboni zishobora kuduhereza amakuru isaha iyo ari yo yose. Hari Mike zirahari rwose nta kibazo. Hanyuma reka rero bya bindi dukunze kugarukaho benshi bakunze kwita ngo ni imiripuko, tugaruke mu gice twavuga ko duturiye. Biri hariya twavuga ko tuhaturiye. Nyemerera mu by'ukuri biriya bice impamvu twavuze ngo duhuze, tugire icyo tuvuga kuri operation ya Point0 axe iri strategique imaze iminsi yarigaruye na M23. Hanyuma bitewe n'ibura rya connection, ibura rya Kinshasa yaciye amarezo, noneho hakaza gukoreshwa intambara nshobora kwita guerre médiatique ikozwe n'abitwa ba Daniel Micombero, ikozwe n'abitwa ba Sekimonyo bayoboye bya binyamakuru byitwa ngo nitazama RDC, izitwa za Actualité CD. Bose baragenda baratangaza, baravuga bati Point0 AFC mu 23 ndetse na MRDP twirwaneho babakuyemo. Iyi axe strategique yafunguraga amarembo yinjira Baraka ndetse na Fizi, bavuga ko bamaze kuyigarurira. Andi makuru ikiri kudutangaza, twebwe twakomeje kuvuga tuti nyamara MRDP ntabwo iravamo, iracyari muri ibi bice. Kabone nubwo bari kwinjira bakanaharasisha indege, ntabwo byakora kubona umusirikare igihe drone yaba iri kurasa mu bice. Hanyuma twatangiye kubona bari kwandika ngo no, ngo bongeye ngo bayisubiyemo. Situation y'ahangaha muri Point0 ihagaze ite? Tuyishyireho umucyo kugira ngo abakunzi bacu babisobanukirwe, bumve uko situation imeze. Ntekereza ko ubifiteho amakuru yuzuye. Icyambere bahazanye drone. Drone iriya Point0 ndetse na Bibaruta harashwe na drone 6 kabisa. Hari ahantu bigergiye bazana na Sokoye, bazana drone ebyiri za kamikazi ziri kuza muri za zinde 6 zitari zahagerazo. Urabizi zo ziranarasa, zamara kurasa zikanabasting. Bazirashe zitari zarasa ezo ebyiri za kamikazi. Ziriya drone za CH4 uburyo zarasaga, 3 zarazaga zikarasa, izindi 3 zikajya gucaginga. Nwango nago batangaga muda ku buryo ku makuru ufite ari uko ziriya drone zarashe amabombe 38. 38 amadubu n'intare za Serambwe bari muri kera gace bakoze iki? Bari cukuye imyobo indaki baragenda bajyamo, ndetse na ya defense nini bayivamo. Yego, ngo bagaragara ngo habagiye ngo haberekeye, ubwo ngo bagiye babona ngo kababona aho bita tuwe ngo bari kurengarenga, ati twahafashe. Ariko abo bohereje bamwe baragenda, hasigara abandi bari bamaze kujya mu myobo iri hasi cyane, ku buryo ibombe irazi gacukura nina mugereho. Yego, baraza barabombarda FRDC na FDNB nizo za FDR nizo za Wazalendo, zo bagira ikizere yuko bahafashe bahavuye. Bahamagaza indaya zabo ziva Bibogobogo,
bahamagaza indaya zabo ziva Baraka bahamagaza indaya zabo zari ziri muri ubwo buce ati twahafashe mutugurire inyama mutuzanire n'amabuye yo gushyira muri radiyo y'amapire ducurange mwibuke no kuzana ka kanyanga n'urumogi rwinshi. Amadubu ari muri bya byobo aricecekera aragenda aratuza. Bapfuye kwinjira barazana za ndaya nijoro barara bari gucuranga byose nyine urukumva bari bamaze kubihuza kanyanga indaya urumogi n'imiziki bagiye ku ariko izo ndaya zagejeje mu ma saa 9 n'igice saa 11 saa 11 za nimugoroba n'igice aho ngaho niho intare za Sarambwe n'Amadubu batangiye kubinjiramo n'isasu kubita abagabo babona ni nk'inkuba zibakubise bavuga ati noneho se abangaba bavuyeho barasanye isaha itageze abazalendu izo za FARDC izo za FDNB bari bamaze kuvamo bamwe bari kurwana no kwirukansa ibijorite na bamwe bakiruka bagata imbunda ku buryo n'izo ndaya zari zawazana ibintu bari babikuye Baraka nazo zanapfuye nazo zahaguye ni ukuvuga ngo haguye abasirikari benshi bo muri FARDC ndetse n'abahibu nabo Special Force ya FARDC nabo bahaguye hagwa yakora na mucanshuro ndi kumva wahaguye bacanshuro ntabwo bahaguye nuko ngo nimbonera kure FDLR FARDC Wazalendo n'ubundi butakataka bugiye butandukanye abo ngabo nibo bahaguye. Yes, ngiyo Pezero rero benshi mwaye mukomeje kugenda mutubaza gusa ntago twavuga ko byarangiye kuko iracyagabwaho ibitero mu by'ukuri bikomeye cyane kuko ngo ntabwo bashobora kuzatuza ariko hari amakuru yambwiraga gusa wenda uwitwa General Autoproclamé Mutetezi Bolingo benshi bari bavuze ko ashobora kuba yaguye muri iyo mirwano kuko nawe yarahari ni Wazalendo yasimbuye waje kwicwa witwaga Mutetezi Kibukira nawe yitwa Mutetezi mwene nyina yari amagrupe y'umwapfuye asimburwa na murumuna we niko bijye nabonye Meshake nawe ngo afite icyo ahuriyeho na uwo bita Rukometa nyakwigendera Rukometa Kometa yarapfuye witwa Meshake ahita kuvuga ngo ni Kutini nka Kutini iyo yamaze gushiraho umutwe abaru wawe niko biba bimeze. So uwo rero Mutetezi Bolingo ntabwo yitabye Imana hago mayitiye iraboneka gusa benshi baravuga ko ashobora kuba nawe yaharasiwe numwe mu barwaniraga muri kara gace ndetse ngo werekanaga n'amayira avuga ati ahangaha ndahazi yereka izo Special Force hibu gusa benshi baravuga ko nubwo yakira ashobora mu by'ukuri nubwo atasara ashobora gufungwa ngo kubera ko ngo yayobeje zira Special Force hibu zitari zisobanukiwe za zindi 50 zana urabizwa hapfiriye we Special Force 50 zose ngo bari abantu ngo ni benshi ngo yarabayobeje ngo kandi ari wari usobanukiwe inzira bavuga ko rero ashobora kuza kubizira. So reka ingingo wenda duse n'abayisubitse ntago tuyirangije kubera ko iracyakomeje imirwano ishobora kuza kongera nanone nyemera rero duse n'abavuye aha tumanuke ntago turi bujye kure turajya mu ndondo ya Uvira cyangwa se mu cyerekezo cya Uvira turebe urugamba rwo ku munsi w'ejo rwari kubera mu Mitamba bikaza kurangira Mitamba ibaye Tombe ndetse n'aka gace ka Kirungwa kabaye Tombe. Wowe cyane cyane nk'umuntu uheruka muri biriya bice vuba hanga wowe wari uhari nshaka kugira ngo ungereranyirize Kirungwa uko imeze kugira ngo abantu bacu bumve niba turi kuvuga ati na marembo ya Uvira no kwinjira muri Uvira Ikirungwa ko yafashwe ndetse na Mitamba igafatwa Uvira ese yabisigariye kuki yabisigariye ku manegeka yabimeze ite nk'umuntu uhaheruka situation twavuga ko yabihagaze buriya iriya misozi Mutamba na Kirungwa reka nanjye urugero ndaza kurutanga wenda abantu bazi territoire ya Masisi ndaza uvuye Shasha yahangaho Bordila yego ukaza Kiroci kuzagera hariya Sake dufate ko kuko umujyi wa Uvira ni muremure kandi ugiye Bordila ntabwo uzamutse hejuru mu misozi nuko ngo uraza ugatangirira hariya hafi ya za Karahaya kuri Monisco ukazakomeza ukazagera Kirundo ukomeza hirya uwo wose ni umujyi wa Uvira ariko ni muremure kuko
gutega uvuye iyo ngiyo kuzagera za Kirundo kano kuri buno bumoto bajaji ni milisengisa hano ha milisengisa abantu bumve ko ni hanini kuko kuva Indosho uri kugera mu mujyi wa Goma ni milifu imvaho ni harehare iyo uhagaze aho ngaho uba ureba iyo misozi noneho icyo nshatse kugira ngo ngereranye Ikiroci, Shasha na Sake ndashaka kugira ngo abantu bazi umusozi wa Karuba hari antene Karuba kuri antene cyangwa Karuba kuri antene bari kureba Karuba Murangwa ni nka Karuba hasi ya Bordilake aho mvuze ni Uvira babyumva none uri kureba donc Karuba ahantu bita muri quartier Mandari dufate ko ari yo Murangwa uje hirya ya antene ni Mutamba nuko ngo ni imisozi iri strategique kandi hariho defense zikomeye noneho niho hari amayira avuye Ndondo za Indondo ya Bijombo na ahantu hatuwe n'abanyamurenge ngo niho harimo inzira n'ubundi yarafunguwe yamanukaga ijya Uvira noneho mu gihe mama 23 na MRDP twirwa niho bavuyemo ingabo zabo zari ziri muri iyo misozi nazo zivamo baraza Wazalendo FDNB baraza nabo bahita biyestara muri iyo misozi ariko bari kuza kugaba ubutero za Bijombo na za Ndondo cyane nahangaha muri aka gace ka Mitamba ngo bari kuhagaba ibitero bikomeye cyane yes Mitamba nayo yabaye Tombe nayo noneho mama 23 na MRDP twirwana baravuga ati ibi bintu ntabwo dushobora kubyihanganira reka tugerageze duhangane nabo tubakure hariya kugira ngo abaturage bacu no babone umutekano impamvu ejo bundi baherutse kuza n'ubundi barasinka bagutwara amatungo magufi ihene intama ingurube inkwavu n'ibiki byose ntacyo bajya basiga baravuga bati ababo reka turebe ikintu cyo twabakorera turebe yuko ibi bintu rwose byahagarara niho baje kugaba ibitero za Ndondo na za Mutamba barabakurikira babakurikiye barabarasa kugeza igihe babakuriye muri za defense ziri strategique bivugitse ngo kuba bari muri iriya misozi Kirungwa bayirimo Kirungwa kuba bayirimo Uvira nukuvuga ngo bo bari hasi nuko barimo barareba mu gihorihori bo bari mu gihorihori ngo M23 na MRDP twirwa niho bari mu gihorihori cya Uvira ya kuko nubundi ugeze kuri ya route yo kwa Mwami uzamuka hejuru wareba kuko niyo uhagaze muri rompo uri kureba uwo musozi ndubona umusozi umwe wa kabiri migufi wa mbere mugufi undi muremure cyane niwo Kirungwa nta n'ibiti bihari umusozi umeze nka uri tambarari nta byatsi buhari ubona y'umuyaga uhushe ukabona n'umukungugu ngaho rero ngaho intare se biraza korohera intare za Sarambwe na zira drone ahantu hameze hatyo kari agasozi nanjye mbonera ko gateye ubwoba ariko ntibashobora kuza kukareka bakigumira mu Mitamba oya barakagumaho kubera ko na gasozi gafite kameze nkaho karimo imyobo ibintu by'ibibuye babyita ngo n'ubuvumo bashobora kwigira muri ubwo buvumo ubundi bakajya bacungana n'indege iraza bayikirasa ibyo birashoboka cyane niba karimo imibuye gusa imisozi yiriya muri biriya bice haba muri Mwenga muri Ho Plateau na Moye Plateau ya Mwenga ndetse na Fizi yemwe na Uvira imisozi yaho ahanini usanga ari kwimeze kuko buriya n'umusozi uri hejuru ya Nzibira nawo donc biriya bice tusanga imisozi yaba ari ibintu by'ibibuye hari ibyatsi bimeze nk'ishinge ugasanga ubundi guhera ahangaha uvuye Sange kuzamuka kuzagenda niko bimeze ya misozi ngenge hara sinzi n'icyo barya ubona ari ubutayu kabisa nanjye n'imyumbati nayo n'imyembe myinshi niba bafata imyumbati bakayirisha imyembe ariko bafite udusamake hariya muri Tanganyika rwose abari ikintu cyo bita gafi kaba karimo ariko ubona ko imbaraga z'ibyo guhinga byo ntabyo na ahantu hari tambara ariko kurwana n'ahantu nka hariya biragora mu gihe ubona ko ira Plaine de Ruzizi uvuye za Sange kumanuka hariya hegereye
Rusizi muri plane harimo imyembe n'ibindi byatsi bitandukanye ushobora n'ibintu bino bivamwe amamesa ingazi nabyo birimo ariko muri iyo misozi n'ubundi hejuru ya Murongwa ubona ko ari imisozi iri tambarare ku Karubanda kabisa ntago byoroshye n'ubundi nuko bimeze urukomoje rero kuri plane ikibaya cya Rusizi ku munsi w'ejo bundi twahaboneye imirwano itoroshye cyane cyane mu cyerekezo cya hagati navuga ngo ni hagati ya Kiriba na Sange cyane cyane muri axe ya za Runingu na za Kabunambo ubu ngubu ngo haracyari kumvikana urusaku rw'amasasu urukumvikana rero bwana Macacari ni abarundi bambutse babuze uburyo basubira hakurya barimo n'imbonerakure doke ni ukuvuga ngo bari umwo babuze inzira yo gukomeza kugira ngo bajye iyo zakira bari kwerekerana za Uvira bakabura n'inzira yo kongera kwambuka Rusizi kuko uri gushaka kwambuka intare za Saramwe ziri kumurasa kuko zifite ahantu ho ziri kureba neza ushatse kwambuka zimukubita isasu ushatse kwambuka zimukubita isasu ni ukuvuga ngo nibo bagihari abo barundi babuze ubwajya imbere babuze n'ubwajya imbere n'ubwajya n'ubwasubira iwabo ayo ngayo niyo masasu ari kumvikana noneho abandi barundi igisirikare cy'u Burundi kiri hakurya Uvira abari hakurya y'umugezi ntabwo bari kurasa kuko nibaramuka barashe M23 nayo irarasayo abo bari Uvira bashaka kugira ngo baze barebe ko basova bari abagenzi babo nabyo bikaba ikibazo urukumva uko ni ikibazo mu kindi kibazo n'ubundi nuvuga ngo aho niho ruzingingata abangaba amaherezo ntabwo bari buze ntabwo bafite ubushobozi bwo kunyura mu mugezi nk'uko bawambutse Rusizi kugira ngo uwambuke reka ngo urugero hari intambara ya Pareko n'intambara ya Sende abapareko bagiye kwiba inka zo ku monasteri baraza bazicisha muri Koweti ndahabona bazambutsa barazikisha ahantu bita mu Gasasa mu Gasasa hejuru y'intoki ya Rushoga ubwo buriya navuga ko ari ku Gasasa ubwo se bwose hejuru ikanzenze hariho Gasasa uvuye ku mugezi wa Bushenge ugakomeza ugiye kugera ku kiraro cy'ahantu bita Kwangora bagombaga kuzambutsa iyo ngiyo bakaza kwimukira ahantu bita Ibutendere uvuye ahantu bita Zabihira nahabonye kabisa noneho uyu general turi kubashira ni Kabundi yari muri CNDP abari we niwe udepurowinze za monasteri aza bakurikiye arabareka baraza Bapareko we aza kuzungurukana za Manyegamo amanukana za Kimoka arazana hejuru Gashasha traverse nagwe yambutse Gashasha yaramanutse gutya ku nkengero za Gashasha aza kura mugezi wa Gashasha no ari ikiraro cyo bitabona ikiraro cyo Kwangora arangije araza arabacunga bamaze kugera ku mugezi aho barambukira ku cyambu abatungo twe rufu na mashini gani abo Bapareko babuze ubwambuka babura n'ubwasubira inyuma urumva baguma hamwe noneho inka zagera mu mazi bakazirasa imbere zikongera zikagaruka byabaye ngombwa ko bazamuka ba mwogo wose wa Rushoga kugira ngo bazajye guhingukira ahantu bita ku Mugano hari ikiraro ngo bambuke kumbe Kabundi yongeye gushyira izindi force zamanukanye Kibugu zica mu nteko urahaza baraza bajya gufungira andi ku Mugano babandi bagiye kuza basanga babagiye hari CNDP barongera barabarasa basubiza inyuma biragenda birabacanga noneho noneho wenda na CNDP ntabwo agombaga kujya mu nsina ziri umwongo bo baragenda bihinda mu nsina ubundi barushye baragenda inka nazo ziratatana hari izo barasaga n'ibiki izindi zirongera zisubirayo kuko nk'inka yataye inyana isubirayo byanga bikunze bigomba gusubira inzira yayo nuko rero nabo bibabereye hariya kuri Rusizi babuze ubwakwambuka ubwasanga bagenzi babo biturukanye nuko hari agasozi bumeze nk'uburi strategique buri imbunda
M23 zibabuza kugira ngo bambuke Rusizi. Donc nuwo ngo hari ahantu bo bari kubarebera hejuru, babizi buno bafite na za jimere bari kureba ngo washatse kwambuka isasu. Ni gutyo byaje kubagendekera naho masasu n'ubundi muri gukomeza kumva ari muri Plaine de Rusizi. ngayo nguko dushimira abakunzi bacu Bemba tunabasezere tuze kugaruka mu kanya. Turaza kugaruka mu kanya n'ubundi kandi ndahamya ko turi kumwe na handi mwasanga ano makuru. Uretse iwacu n'ahandi bose turi iwacu kandi tukavuga amakuru dufitiye n'ibimenyetso duhagazeho. Tubifurije gukomeza kugira isabato nziza bayizihiza, yego weekend nziza ku bafite yabo ku mufuka kabisa. Ukomeze mugubwe neza kandi mugire impagarike n'ubugingo, mugire Imana n'amafaranga. Makuru yacu nakagaruka dusubire mu kanya. Bye bye.